twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi mugezweho na Tuyisenge Rusi umubyaza. Muri iki kiganiro twabateguriye ikiganiro kivuga ibyerekeranye n'akaga ndetse n'ingorane zishobora guterwa n'itabi igihe umubyeyi utwite cyangwa se umubyeyi wonsa arikoresha. Nk'uko tubizi mu gihugu cyacu habuzanijwe kunywera itabi mu ruhame rw'abantu cyangwa se mu ikoraniro ry'abantu, nko mu mamodoka, mu nsengero, mu masoko ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi batandukanye. Nyamara itabi riracyakoreshwa mu makaritsiye iwacu aho dutuye ndetse rigakoreshwa mu mazu, rimwe na rimwe ugasanga dufite n'ababyeyi batwite ndetse n'abonsa banywa itabi. Reka ndarikire umuntu wese unkurikiye kumenya ko itabi ari ribi cyane, haba ku buzima bw'umuntu muri rusange ndetse no ku buzima bw'umubyeyi utwite, cyane cyane ko ryangiza umwana uri mu nda. Usanga ababyeyi benshi akubwira ati se byibuze sinanywa umuti umwe, ubwo abavuga isigara imwe. Nyamara iryo sigara uko ryaba ringana kose niyo kaba agace gato kaba kibitsemo uburozi bwa nikotine bubasha gutambuka bukanyura mu maraso y'umubyeyi bukaba bwagera ku mwana. Nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje, hari icyo twita bariyeri placentaire. Iyo bariyeri ishobora gukumira ibintu bimwe na bimwe byaturuka mu maraso y'umubyeyi ntibibashe kugera ku mwana. Ariko icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko iyo nikotine cyangwa se gaze carbonique ituruka mu itabi ndetse n'ibindi birigize bishobora gutambuka iyo bariyeri placentaire bikaba byabasha kugera ku mwana biciye ku rureri, rimwe na rimwe ugasanga byangije imiremerwe y'umwana ndetse n'imikurire ye. Akaba ariyo mpamvu mpamagarira umubyeyi utwite wese unkurikiye kwirinda kunywa itabi ndetse no kwirinda kuba ari hamwe n'umuntu uri kunywa itabi, kubera ko umwotsi w'itabi ubwawo ni mubi cyane, ushobora kwangiza ubuzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubuzima bw'umwana atwite n'iyo uyu mubyeyi utwite we yaba atarinywa. Reka turebere hamwe icyo iri tabi ryangiza ku buzima bw'umubyeyi utwite. Icya mbere, itabi ryangiza ibihaha by'umubyeyi utwite. Iyo rikoresheje igihe kinini cyane aba ashobora kuzarwara kanseri yo mu bihaha. Ikindi, iri tabi rishobora no gutera umubyeyi utwite kanseri yo mu kanwa mu gihe arikoresha igihe kinini cyane. Ikindi cyagaragaye ni uko umubyeyi utwite iyo akoresha itabi cyane binyuze muri ubu burozi bwa nikotine ndetse na gaze carbonique ituruka mu itabi, bishobora gutuma uyu mubyeyi yakuramo inda mu gihe inda ye ikiri ntoya. Ubwo ndavuga cya gihe inda iba iri munsi y'ibyumweru 12. Niba uri umubyeyi utwite unkurikiye, ukwiye kumenya ko mu gihembwe cya mbere cy'inda ukwiye kwirinda cyane gukoresha itabi ndetse ukirinda no guhura cyangwa se kuba hamwe n'umuntu uri kunywa itabi akaba yagutumuriraho wa mwotsi w'itabi. Icya kabiri ni uko uyu mubyeyi utwite ashobora kubyara umwana upfuye mu gihe akoresha itabi ryinshi kandi igihe kirekire, kandi ibi nabyo ni kimwe mu bintu bibabaza ababyeyi, gupfusha umwana kandi wari umukeneye. Akandi kaga kazanwa no kunywa itabi ku mubyeyi utwite, ashobora gutwitira hanze ya nyababyeyi, icyo twita grossesse ectopique mu rurimi rw'igifaransa. Iyo rero uyu mubyeyi akoresha itabi cyane, ubushakashatsi bwagaragaje ko aba afite ibyago byinshi by'uko inda ye yajya hanze ya nyababyeyi ntijye muri nyababyeyi nyirizina. Iyi nda ahantu kenshi cyane ikunda kujya ni mu miyoborantanga cyangwa se icyo bita amatrompe. Iyo rero umubyeyi yatwitiye hanze ya nyababyeyi, cyane cyane muri trompe, biba bizamuteza akaga kuko ashobora kubagwa ndetse atabimenya ngo yivuze hakiri kare akaba yahasiga n'ubuzima. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko umubyeyi utwite ukoresha itabi cyane agira akaga gashobora guterwa n'uko akoresha wa mwotsi w'itabi urimo bwa burozi bwa nikotine ndetse na gaze carbonique ndetse n'ibindi biba bigize itabi, bishobora gutuma ingobyi cyangwa se iya nyuma yomoka muri nyababyeyi kandi uyu mubyeyi atarabyara. Rero aka kaba ari akaga gakomeye cyane iyo ingobyi yomotse muri nyababyeyi kare
biba bivuze ko umubyeyi wacu atangira kuva. Iyo rero yatangiye kuva amaraso, haba hari akaga gakomeye k'umwana ashobora kuhatakariza ubuzima, ndetse n'umubyeyi akaba yahazaharira. Murumva rero yuko iyi nikotine ituruka mu itabi ari uburozi bubi cyane bushobora kwangiza ubuzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubw'umwana atwite. Akaba ariyo mpamvu duhamagarira umubyeyi utwite kugira ngo yirinde kunywa itabi, ndetse yirinde no kuba ahantu hakoreshwa kunyobwa kw'itabi, ahantu wahasanga umwotsi w'itabi. Ikindi twavuga nuko uyu mubyeyi ukoresha itabi cyane ashobora kubyara imburagihe. Iyo tuvuze kubyara imburagihe, nuko umubyeyi abyara umwana udashyitse, ndetse akabyara inda ye iri munsi y'ibyumweru 37. Uyu mwana uvutse hatageze aba ari wa mwana uvutse ingingo ze zose z'umubiri zitarakura kugera ku rwego ashobora guhangana n'ubuzima bwo hanze ya nyababyeyi. Akenshi bene aba bana iyo bakimara kuvuka bashyirwa muri za incubateur, muri bya byuma bibafasha kugira ngo babashe kugeza kuri ya minsi Imana yagennye ko bagomba kumara muri nyababyeyi. Umwana wavutse hatageze rero akaba yaranavutse avukanye bwa burozi bwa nikotine mu maraso ye, aba ari umwana ushobora guhura n'ibibazo by'imyanya y'ubuhumekero, ndetse benshi muri aba bana hari igihe bahatakariza ubuzima ntibashobore kubaho. Murumva rero yuko itabi ari ikintu kibi cyane ku buzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'umwana. Ikindi ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana wavutse ku mubyeyi wakoresheje itabi ryinshi ashobora kugira ikibazo cyo kurwara bya hato na hato indwara zo mu myanya y'ubuhumekero. Uyu mwana ashobora kugira ikibazo cyo kurwara, ndetse akaba yanatakaza ubuzima mu gihe atitaweho nk'uko bikwiriye. Murumva rero yuko uko umubyeyi anywa itabi kandi atwite yangiza cyane utugirangingo turema ubuzima bw'umwana we, umwana akazavukana ibibazo ndetse akaba yanabikurana. Muri iki kiganiro ndagira ngo nibutse umuntu wese unkurikiye, mu gihe utwite uri umubyeyi ukwiriye kwirinda cyane kuba ahantu banywera itabi, kubera ko uriya mwotsi utumurwa n'umuntu uri kunywa itabi wowe uwuhumeka hafi ya wose, ndetse ukaba wakangiza ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite. Mubyeyi utwite unkurikiye, witekereza ko kuba utanywa itabi bihagije. Ushobora kuba utanywa itabi ariko umutware wawe cyangwa umugabo wawe akoresha itabi. Byaba byiza rero umumenyesheje yuko kunywa itabi muri kumwe atari byiza, kuko rikwangiriza ubuzima ndetse n'ubw'umwana utwite. Icyo gihe ubivuganaho n'umugabo wawe, mukajya inama akajya anywera itabi kure y'aho uri, ndetse byaba byiza ntarinywera imuhira, akaba yarinywa ari hanze y'urugo, akinjira mu rugo atakiri kunywa itabi. Ashobora kuba atari umugabo wawe unywa itabi, ariko akaba ari umuturanyi wawe. Ahangaha umubyeyi utwite ashobora kwibaza ati ese nabigenza nte mu gihe ari umuturanyi wanjye kandi ntashobora gushyiraho amategeko cyangwa amabwiriza? Icyo tugusaba ni ukumusobanurira ko utifuza ko areka itabi, ahubwo ko yajya anywera itabi ahantu mutari kumwe. Cyangwa se wabona bigoranye, mu gihe wa muturanyi wawe agiye kunywa itabi, wowe ukaba wava hafi ye, cyangwa se ukaba wasohoka gato mu rugo ukaza kugaruka wa muturanyi wawe atakiri kunywa itabi. Abantu benshi basigaye bakenera kunywa itabi, ugasanga basohoka mu mazu cyangwa se mu byumba barimo bakaba baza hanze. Nyamara iyo ari hanze, wowe mubyeyi utwite ukwiriye kuba mu nzu kugira ngo wa mwotsi w'itabi utakugeraho. Niba uri mu muhanda, niba uri ahantu runaka ukabona uri hafi y'umuntu uri kunywa itabi, hunga rwose wigireyo kugira ngo atagutumuriraho wa mwotsi w'itabi. Turimo twenda kugera ku musozo w'iki kiganiro, reka mbibutse yuko n'umubyeyi wonsa nawe adakwiriye gukoresha itabi cyangwa se ngo abe hafi y'umuntu unywa itabi, kuko uyu mwotsi cyangwa se ubu burozi bwa nikotine bakira mu itabi nabwo bushobora gutambuka mu mashereka umwana wonka akaba yabasha konka bwa burozi bwa nikotine. Ni byiza rero yuko umubyeyi wonsa nawe aba kure y'umuntu unywa itabi cyangwa se nawe akirinda gukoresha itabi.
mu gihe turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro, reka nibutse abankurikiye yuko itabi ari uburozi ku buzima bwacu. Ntago ari ubuzima bw'umubyeyi utwite gusa, bwa ubuzima bw'umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa cyangwa se n'undi uwo ari we wese akwiriye kwirinda gukoresha itabi cyangwa se kuba ahantu banywera itabi, kubera ko umwotsi w'itabi naryo ubwaryo byangiza ubuzima bwacu. Mbibutse yuko umwotsi w'itabi uba wuzuyemo gaze carbonique. Iriya gaze carbonique itubuza kwakira umwuka mwiza cyangwa se guhumeka umwuka mwiza wa oxygene. Umubyeyi utwite rero abakeneye oxygene ihagije ndetse abakeneye n'umwuka mwiza kugira ngo abashe kuba amahoro umwana we ndetse nawe ubwe bahumeke. Niyo mpamvu itabi ari ryo kwirindwa. Umubyeyi wonsa nawe nuko. Soza iki kiganiro, reka niringire yuko umubyeyi utwite ndetse n'uwonsa ntaho muzongera guhurira n'itabi ndetse n'umwotsi waryo, kuko ari uburozi ku buzima bwanyu. Naho mu kiganiro cy'ubutaha, niba utarakora subscribe ndakurarikira kuyikora, ugakora like na share ndetse ukanatugezaho ibitekerezo byawe, ukanatubaza ibibazo waba udasobanukiwe, kugira ngo dufatanyirize hamwe gukomeza gukusanya amakuru y'ubuzima yatuma umubyeyi utwite aba muzima ndetse n'umwana we. Murakoze. Naho mu kiganiro cy'ubutaha.